naje gusobanukirwa nyuma yo gusohoka abantu bari mu mupira w'amaguru babyica babishaka babikandagiramo babishaka babimenamo amazi bakabimenamo amase babishaka suko utabimenya kucyo warumbajije mu Rwanda hari ubushobozi burenze ibindi bihugu nka 50 kuko shampiyona y'u Rwanda nyene nabivuze no ku maradiyo nagiye mbigarukaho iri mu mashampiyona 10 afite amafaranga menshi muri Afrika ndagira ngo nkubwire kano kantu gakomeye abakinnyi batanu ba APR harimo abahembwa 9,000 harimo abahembwa 10,000 harimo abahembwa za 12 bahemba ikipe ya Gor Mahia ubonye iri urimo urabona agiye mu kimwe cya kabiri batanu ndimo ndagwa amakuru y'ukuri iyi Dani uri murareba ariko umva biroroshye niba we ngo yarabegereye ngo ahereza umukinnyi amaze kumutanga handi bashora amafaranga na menshi urumva ko by'umwihariko nka APR yo nibindi APR n'urundi rwego n'indi kugira ngo ubyumve se navuga reka mbivuge mu buryo nyabwo APR irarusha makipe APR ishobora no kuza mu makipe nka 20 akomeye muri Afrika afite ubushobozi 20 wakizemo n'abarabu yazamo yose nibihugu niba ntabwo imibare nisa nyikira 100%. Okay, reka dukoresha akarere niko koroshye kukabara kano karere nta muntu numwe bari ku rwego rwa APR ndakubwira impamvu buriya dore Simba na Yanga ikintu zirusha APR zirayirusha ibigwi mu marushanwa mpuzamahanga ariko ku kintu bita amafaranga ubwatsi zinuyiminja kuri APR nge ndabizi Freddy uyu mukinnyi wanjye Yanga yashakaga nirwo rugero ndibuze kuguha yego yavuganye n'ikipe bita Police kuko afite buyout clause ye kumugura ni $150 Yanga irababwira ngo mutubabare dufite ibibazo bya finance hari abakinnyi batatu twirukanye muri abo bakinnyi batatu twirukanye twabaninzwe na FIFA dufite ibibazo by'amafaranga bya mikoro muradukopa twe turayishyura 100 irindi ry'itanu tuzaritanga nyuma tumaze kuyabona ndagira ngo nkubwire ngo aya makipe twe tuyarebera mu ndorerwamo kuba akomeye kubera iki yubatse ibigwi binini bigatuma abakinnyi beza baza bayagana kuko ni platform iremereye APR ikidafite niki APR ntifite platform kubera ko mu Rwanda mpuzamahanga ni uruhinja ni ikipe ya hano Kigali ni ikipe itarenga hano imbibi ni ikipe indege itazima ni ikipe itarenga hano Buganda itarenga hehe ariko ku kijyanye n'ubushobozi finance amafaranga nuduhinja Simba ingi mubona iri mu Rwanda Simba ngenda byibuka muzabaze Medical Gera rigeze abibabwira hari gihe Simba amaraga amezi 3 itahembye ntubimenye kandi bagakomeza bakabani no mu matsinda haduye magori kipa gakomeza gatsinda ibitego cyane ariko APR ivuze ngo turashaka umuntu Dauda uyu nguri muri uyu munyagana yaguzwe ibihumbi 250 by'idolari nabonye niba ari cash APR miliyoni 400 hanyuma anta ejo bundi umuvandimwe Rugaju yakoze analyse aravuga ngo APR imeze nk'aho iri mu kidendezi cy'amazi ntagiza higiye nayo biraterwa ngira ngo naho harimo guturuka umuyaga kugira ngo amazi agire icyerekezo abantu baramukritika wowe urabona APR biri gupfira he kuko abantu batunguwe no kuntu yasezerewe itarenze n'amatsinda muri Sekafa utubwire APR abantu bahora bavuga ngo noneho uyu mwaka irabura iki nk'umuntu wanariza ikipe ya APR reka mvuge ngo ikipe ya APR ifite ibintu bibiri mu bintu nka 5 biranga ikipe iri professionnel cyangwa se biranga ikipe ishaka kugera kuri standard ubwo ni ikita rusange ku mupira w'amaguru kuko umupira w'amaguru subi Kigali umupira w'amaguru twarawukopiye ni copy tugapestinga tukabizana ni ibintu by'abanyaburayi ni ibintu by'abazungu ni ibintu donc ni science ni ibintu bizwi reka nkoresha runogera kugira ngo bitu byumva umuturage uri Rusizi wagiye mu ishuri umwana mutoya w'imyaka 5 6 7 8 utangiye kwiga muri primary mu wa mbere kuzamuka kugera secondary naye abi Rusizi aziko guteranya rimwe ni kabiri umuntu uri muri Amerika reka mvuge ngo umwana wa president w'igihugu cya Amerika Trump
arabizi ko rimwe guteranya rimwe ni kangahe? ni kabiri. Ni kabiri. Ni ibintu bizwi bya rusange pe. bya rusange. Umuntu uri Rwamagana ubu aka kanya wibereye mu kabari cyangwa uri ku irondo cyangwa umuntu urimo kugenda ukatakata za Kayonza arabizi ko kabiri gukuba kabiri ni kane. Umuntu uri Zimbabwe, umwana wa perezida w'igihugu cya Zimbabwe arabizi ko kabiri gukuba kabiri ni kangahe? Ni kane. Icyo nshaka kuvuga ni iki? Umupira w'amaguru ni ibintu bizwi, ni ibintu twese tuzi, ni ibintu tubona amaso, si igitekerezo cyanjye, si igitekerezo cyawe. Ibyo abandi bakoze nibyo nawe usabwa kugira ngo ukore, kugira ngo ugere handi wifuza kugera. Ibyo ni ibihe? Icyambere kugira ngo ugire ikipe ikomeye ni ukubaka filozofi ya ekipe. Filozofi ya ekipe ni iki? Habarizwamo ibintu bya tekinike, abatoza, abakinnyi, abastafu, abo bantu babarizwa kuri iriya tapi vere, iyo direction tekinike n'ibindi. Muri ibyo bintu, kuri icyo kintu cya filozofi, ikipe bita football club, ikipe ya APR Football Club ifite abantu bajya kuri tapi vere, ariko abo bantu bagena n'abantu bareba abo bantu, bahitamo abo bantu, n'abantu batekereza abo bantu donc aba visionnaire b'icyo kintu, abo bantu ntabo APR igira. APR ntabwo ifite abantu bashinzwe ingengabitekerezo y'umupira. Nukuvuga ngo urabona u Rwanda buriya umuvisionnaire w'u Rwanda ninde? His Excellency. Akaba afite abantu babishyira mu bikorwa. Uyu munsi APR abo bantu, uwo muntu ntawe ifite wo kugenga ibintu, wo kubivisualizinga mu mutwe cyane. Kubera iki? APR abantu bayijejwe cyangwa se bayiba hafi barahuze, bahugiye mu kazi kandika baba wa taifa, cyangwa se bahugiye mu kandi kazi ko kubaka igihugu, akazi kacu nk'abaturage b'u Rwanda. Ariko abantu bari hariya bicara bakavuga ngo tugiye gutekerereza ikintu, nk'uko uvuga ngo muri Real Madrid, za PSG, za Real, za Mamelodi na zandi, zifite abo bantu bafite icyo gitekerezo kibabungamo, kibagendamo hano. APR ntabwo ifite. Icyo kikaba kimwe. Icya kabiri APR uyu munsi navuga ngo idafite. APR ntirifuza kuba nk'ikipe y'umupira cyane. Iracyafata umupira ikawikombina n'igitsure cya Kigeshi. Ikipe ya Kigeshi ni ikipe ikirimo icyo kintu ku buryo n'umukinnyi aba yumva ko aje mu kigo cya gisirikare, ashyira akaorudineri. Uzajya kubyumva rimwe wumve nko kuri radio, wumve nk'abafana ba APR, uzajya kumva wumve ibitekerezo byabo hari ahantu hari imbi butarenga. Buriya umufana wa Rayon Sport, abafana ba Rayon utsinzwe bitanu nka biriya bya Gor Mahia, ntabwo mu gitondo yaba perezida yaba n'umutoza babyuka, bashobora kutabyuka. Hari umutoza bita Kayiranga Batista wigeze gutoza Rayon Sport, n'umureye wanayikiniye. Ngiye kuvuga ikintu gishekeje ariko mu kihanganira, yaratsinzwe hano i Remera bisanzwe muri shampiyona, abareba bamutera inkari kuri stade Amahoro i Remera. Icyo kiroroheje, bamuteye inkari baravuga ngo ntibiri burangirira, birakomeza. Batista arataha araryama, nabo barataha bararyama. Mu gitondo Batista yaje gukingura urugi nka kuri yafunguye, asanga imifuka 3 yuzuye amazirantoki ku rugi. Abariyo ku rugi baramubwira ngo ikipe yacu nutayireka tuzakugirira nabi. Nta muntu ubishyigikiye ni n'amakosa, no mu Rwanda wanabiyarira. Ariko ndashaka kwereka ngo Reyo si ya Murenzi Abdallah, Reyo si y'umuntu uyoboye Reyo, ni yabo. APR rero, APR uzajya kumva barakubwiye ngo wowe ngwino ufane, niba wumva bikurambiye igira ahandi, ariko hari ibyo utemerewe. Ufite igitekerezo umufana wa APR adatanga cyane. Mu yandi magambo, arabibujijwe cyangwa wenda niko spirit yabo y'abafana. Niko ikipe y'umusirikare kandi nta musirikare utanga ibitekerezo. Niko ikipe imeze. Umusirikare agomba kuvuga ngo yego. Donc APR ni Kioda. Ubu mukinnyi ni Kioda. Muri yogoshesha mwese mugahita mwiyogoshesha. Bagahita banga muri yogoshesha. Nabonye ejo bundi bamaze kurya bitanu. Bariye bitanu buca bose babashyizeho icyo bita iki
babashyizeho icyo bita imashini Kase. bose ni kwa oda si uko imitima yabo ibishatse hanyuma uzajya kumva mvera kubwiye ngo umufana wumve ngo uzajya mu mafani club ya fani club isa nk'iyagumutse kidogo kuri stade iyo ugarutse ku yindi match ntago babona niyo baje bahita batatana ubwo fani club ntibikiriho hari zo twagiye tubona zagiye zibura muri ubwo buryo zagiye zinyana gutya kubera iki bashatse nko kwigira nk'abantu imirimbenyi z'umupira nubanga mu yandi magambo APR ntago Freddy niravuga Arsenal ni timu ya Wageshi ariko abageshi baravuze batoke niba ntacyo niba ari timu ya Wageshi ntacyo bitwaye ariko noneho nubwo ari yabageshi turayibahaye tubahaye abiri ntacyo bitwaye nubwo ngo APR iracya icyo kintu irasa nkaho ari hafi cyane kiri hafi cyane iri abantu Freddy ibyo bintu bibiri itarabyubaka ibyo bintu bibiri bizayigora kuko ibyo ifite bibiri ni ibihe ifite amafaranga cyo ntikiyobora ntibibaho kuko ufite amafaranga Amerika n'ifite amafaranga za Australia za Canada kuki zidakomeye mu mupira amafaranga ntabwo akora sicyo cyari sicyo kibanze ibyibanze nibyo bintu bibiri bya mbere hanyuma ikindi ifite cya kane n'umushabikira bafite abafana n'urubyiruko rwinshi n'abafana ba APR ko abantu bose bavutse nyuma genocide yakorewe abatutsi bose basanze APR iwininga itsinda kandi urubyiruko rurahita rujya of course mu myaka iri imbere apeza bifite n'abafana benshi ibyira bifite bibiri ariko ibyo bindi bibiri byibanze nibyidafite Freddy niyo mpamvu ujya kumva ngo president wacu wa APR araje amaze amezi 5 bagahita bavuga ngo bamutumye mu butumwa bamwejeje mu butumwa bw'akazi hari buze kubyanga hahise haza undi uvuye muri waruyoboye nk'ingabo z'iburasirazuba wenda umupira si cyane nubwo yawe ufite igitekerezo ariko sibyo nibi nagiye kugerageza urumva araje asanze wenda wari yaramaze nko kupfa gutangira kugiraho ubumenyi undi agahita azuye umunsi Freddy akaba abikubisa bikabira atangiye niyo mpamvu ubona APR ihora iteka imeze navuga ngo imeze iri kuri rompuwe imeze nka rompuwe ni gutya iba yizenguruka gutya iba yizenguruka ariko uzarebe za Simba na za Yanga 2018 ejo bundi Yanga yagaritswe hano Nyamirambo Rayon Sport niyo yanyuze kugira ngo ujye mu matsinda Yanga yari imaze imyaka irenga 10 iyobowe n'uwo bita Yusufu Manji ko yaje kugira aho ngaho baranamuhagarika mu gihugu cya Tanzania kubera gucuruza ibintu by'ibiyobyabwenge yarazungurukaga nayo yari imeze gutya izenguruka n'ibibazo ariko nyuma 2018 GSM yaraje n'abandi bantu baravuga bati no dukeneye umuntu w'umunyabwenge wabyize ufite vision bita engineer Elise Saidi baraza baramubwira bati ge hariya basaza bahoze wa baraza n'abandi mwese nta numwe dukeneye GSM iravuga tugiye kumenamo amafaranga nubwo dufite ubushobozi ntidufite ubumenyi shaka abandi bantu mukorana uyu munsi CEO wayo n'umunyazambiya CEO wa n'umunyazambiya turavugana umunyazambiya sumene y'ubuso Tanzania bafata abantu bazekada nta nuwo bafite icyo bapfana bafite barazana abantu bari kuri kariba bya bintu babizi none abo bantu nibo baba ari abavisionnaire Yanga ni kipe y'abatanzania si ikipe y'umuntu nubwo bagushizo nk'umuvisionnaire nibabona utari mu murongo wa nyawo baragushyiraho pembeni baragushyira pembeni nuvuga ngo nuza kubireba ibyo bintu Yanga bikoze mu myaka itarenze 8 irahindutse nuvuga ngo APR bishatse yava kuri irompowe igahita ibona mu kaburimbo inzira igeza ahigiye ariko kubera ko bakiraho bakifite ibyo bintu biri batarabigeraho na nubu reka mvuge ngo n'umwaka utaha bizaba bikimeze gutya Freddy urabona uko ino itebimeze izaba bikimeze gutya papa ni gutya benshi bavugaga ko bakurikije uko umwaka wari wagenze ubushize na progress baramazemo imyaka nk'itatu babonaga uyu nguyu ugiye kuza uyu tugiye gutangira ari APR ngishaka amatsinda ariko bagira challenge yuko hari abakinyi batandukanye nayo hari Captain Claude hari Ruboneka hari Nige na Clement banavuze ko gutsindwa biriya bitanu ari ntandaro yo kubura bari abakinyi ubu ni first of all APR bari abakinyi yari kuriye kubahereza amafaranga bashaka kugira ngo ihereze abanyamahanga icya kabiri ese koko kugenda kwabo equipe ubu swadi bafite iri week kuri urwo rwego rw'uko nyine nta kintu bagomba kwizera icya mbere uhereho nihuse cyane amafaranga bari abakinyi b'abanyarwanda bakaga barayameritaga impamvu ni yihe
bahaye APR ibyo bayigombaga byose ubwo navuga ibyo n'abandi basanzwe batwara n'abanyamahanga batwara si shampiyona cyane ko amakuru avuga ko bapfuye amafaranga ni amafaranga bapfuye n'ibiki ibyo uvuga ni ukuri ni amafaranga rwose bageze kuri tebo baraganira bapfa amafaranga badizavingaga aya mafaranga kubera iki icya mbere ni abatitireri Claude niyo mugabo ni kapiteni wa ekipe ya APR bihoraho yakinnye match zose ruboneka ni titireri match zose barazikinnye zose icya kabiri n'abakinnyi ba ekipe y'igihugu bihoraho cyane rwo uko ari batatu ubundi batwaye FIFA series Claude ari urimo arakina hano ejo bundi tuyireba hano Amavubi nuvuga ngo abo bakinnyi niba Dawuda waramuguze 150 Jibril wataruka mugura 180 by'idolari Claude asabye amafaranga ntabwo yaciye nk'amabere kubera iki batanga bimwe bose ni bamwe barareshya uko Jibril watara umunyaburukina Faso arimo arazamura etage wa Gadugu Claude niko akeneye kuyizamura hano Nyarutarama nuvuga ngo amafaranga barayidizavingaga ahubwo kutayabaha navuga ko wenda ni kakantu kiwacu kinyarugenge ntibanavuga ngo atembere abantu uzi nyine iwanyu abantu uzi wa mugani ntibajya bemerwa iwabo nibyo nangiye kuvuga ntabwo ushaka kumbwira ngo uyu munsi urafata umukinnyi tuvuge wazanye Traoré wavanye muri Stade Marie uramuha ibyo 180 cyangwa 70 n'urugero nubwo ntaza amafaranga gusa ngo ruboneka uyamwime kucyima ruboneka habaye iki n'icyo arusha ruboneka kidasanzwe icya mbere nsubiza nuko APR kudahari bari abahunga amafaranga sinemeranya nabo ni amakosa niba abakinnyi batanga umusaruro kimwe bose bari muri 11 bihoraho baha amafaranga areje cyo ko ruri umusimbura nabyumva ariko niba uri titireri match zose uzikina why not utampa amafaranga nk'ayundi umunyagihugu narakwizamuriye ntago babazamura Claude niyo mugabo ntabwo ari bo bamuzamura utiwe na nitwe twabashyize kuri market Claude niyo mugabo bamvaje muri AS Kigali ari titireri ari umukinnyi mwiza cyo gihe nafashe AS Kigali kwikarifiya muri Confederation Cup ruboneka bamuvanye muri Muhanga ari zahabu si umukinnyi sibo bamureze ari umukinnyi wawe wareze ushobora no kubyumva ariko se Fred nubwo waba wandeze kubera iki umuntu umunyamahanga umuhumbi $100 by'idolari ngiye ukamibumbe 20 kandi twese dukina rimwe na rimwe abo banyamahanga bose bagiye baza ruboneka bashyiraga hanze cyane rwose ba Dawuda baricaraga ugiye kubara match Dawuda yagiye akina na ba Omedi nabandi ruboneka arabarusha match kutayamuha ni bya bindi byo kuvuga ngo nuko ari uw'inyarugenge bakamfata kuko ari umunyamahanga Freddy bamuharenza yo ngayo Claude ari umunyamahanga bamuharenza akora nk'ibyo akora bamuharenza yo ngayo hanyuma ku gitsindwa ibitego 5 ku gutsindwa ibitego 5 ntekereza ko bifitanye isano n'icyo waruvuze kubera iyihe mpamvu mbere yuko match twabonye CDS ajya kuganira n'abakinnyi biroroshye ko CDS aramutse avuze ngo iyi match turashaka kuyitsina ntidushaka kuyitsindwa kandi turashaka iki gikombe iki gikombe gifite igisobanuro kiremereye kubera ko ni igikombe cya His Excellency ni washinze no kipe biroroshye ko Claude na ruboneka bafite bazi iyo message uburemere bwayo bazi uko ingana iyo message en fait iyo bavuze ngo His Excellency mu matwi y'abanyarwanda tuzo umuntu wari we twese iyo bavuze iyo ubutumwa butanzwe na general cyangwa na CDS ku munyarwanda niyo yabagiye yabafite abamotari hari Nyamirambo yahuye nabo muri stade Nyamirambo ari bababwira ngo buri wese yemere ugomba kujyana kasika ariko ukafite umugenzi biroroshye guhita babyumva kuko bazi cyo generali uwo muntu wari we barakizi cyane niyo mpamvu mu gitondo ubona byose iyo babivuze bihita bijya ku murongo kandi bigakorwa neza bitandukanye na Jibril Watara from Wagadugu ntago y'igisobanuro kibi Wagadugu we arabizi neza ko umumotari yakwambara kasika atayambara tunasonga mbere warabizi ko yabo mu generale w'iwabo bahurira mu muhanda Jibril adashobora kumuha inzira badashobora kuvuga ngo mwegeze y'imodoka barabizi neza ko muri Cote d'Ivoire nagezeyo muri Cote d'Ivoire kubwira umukinnyi ngo iyi match ngo ifite uburemere ngo nibidasanzwe oya yikubitiramo igifaransa bisanzwe no bitari inkamwe babona igikombe ni football bitari inkamwe babona igikombe gusa bakavuga ati cyitwa cyateguwe kitera inkunga na perezida ntago abyumva ntago yumva abifata nk'ibintu bisanzwe yabona ni general akabifata nk'ibintu bisanzwe ariko Claude zicyaricyo Claude zicyaricyo niyo mpamvu uvuga ngo gutsindwa ibitego 5 ntibari bazi nyirizina uburemere bw'icyo CDS yavuze nicyo bagiye kurwanira ntago ari ubuswa bw'abakiri subuswa kuko Rayon Sport ingiye nta nubwo ifite na kimwe cya kabiri cy'abakinnyi beza kurusha APR ndabizi ko ntari bubyumvikane n'abangaba APR ifite abangaba bubungu ufashe abangaba ba APR umukinnyi kundi kuri karite bararusha bariyo
cyane cyane kuri karite barabarusha background donc aho bavuye hari hejuru ibigwi n'ibindi bitandukanye palmarès byose abari nutwa n'impinja n'abana ariko igituma Rayon Sport imeze gutya Rayon Sport APR ikaba yaraguye Rayon Sport igituma bari abantu batasinzira bataryama kare akagoma ko muri 17 ari amashyi yawo si igitsure cya meya meya arababwira ngo muratsindiye match murahembwa muratsindiye match stade iruzura iyi match ni mutayitsinda nta muntu muzabona kuri stade ni muzahembwa iyo message itandukanye no kubwira abakinyi ngo mutsinde match arabizi ko natsinda nadatsindwa pesa zinaingi 12,000 bya Jibril watarabirinjira kuri konte by'idolari ikindi ahembwa neza ntago aryamye kuri ngo prime abakinyi bareyo ubaza makuru barabikubwira nta mukinyi n'umwe ahabwa rokiritema aba barimo gukora aba mera kubwiza ukura akakubwira ngo uzahabwa rokiritema ari uko wabikoreye of course hari amafaranga ngomba kuguha nzayashaka mu bafatanya bikorwa hari aho unyizeye ariko kugira ngo binyorohere nyabone abaterankunga bazi kugira ngo abaterankunga bazi biraterwa nuko witwa atatu niyo mpamvu match yari yose bari finale APR rero iyo uriya munsi bagiye kuza buri wese kuri konte wuzuyeho ubwatsi bw'iyo bw'amadolari bari baguze amazu muri Cote d'Ivoire bari baguze amazu muri Mali bari baguze iki bamwe bari bakoze ubukwe uzare umukinyuje muri apereta akora ubukwe n'utarakoze ubukwe etaje zirazamuka n'ibindi bita bizamuka uwo muntu yamaze kugera muri comfort muri comfort zone uwo muntu yamaze kwicara nk'uko nicaye ubuzima bwagize isura arabizi ngo nintsindwa bashaka kuza kurakara ariko mfite kontra y'imyaka wenda mfite kontra y'imyaka 3 bananyirukanye sinahera ku busa aba bantu babiri baratandukanye Fred abantu babiri baratandukanye no mpamvu uzarebe iyo ugiye guhiga inkuru kuri wowe nka Fred sinjya ngukurikira nkareba inkuru zawe zose ndazireba inkuru zose mwa uploadinga nizo nibitangazamakuru uzarebe babantu barizwa ku bitangazamakuru nta kwirirwa mentioning amazina bambabarire hari ukuntu bibera muri comfort ababizi ngo nikawa tariki 20 nibyo biranza tariki mutarazizi cyane niyo mpamvu hanyuma anta APR ngira ngo before yuko Sekafa itangira nakiriye Ngabo Robeni arambwira imibare avuga ko APR ifite agahigo ko kuba ifite Sekafa eshatu zageze ibera i Kigali kuba noneho itayitwaye yabereye i Kigali ariko ntinarenge ntabwo ngo n'amatsinda bakwiriye kwikubita akaye kanyafu icyambere ni igisebo gikomeye ni igisebo gikomeye kubera iyo mpamvu ni ikipe yashinzwe na nyiri rushanwa umuterankunga kuva 2002 niba nibutse neza ni icyambere ni igisebo gikomeye cyane kuvamo mutageze muri kimwe cya kabiri ni igisebo cya kabiri urakaseba cyangwa ugaseba byibura wagerageje ibitsindo 5 ibitego 5 kwa bila ndagira ngo nkubwire ngo Gor Mahia nabigusubiriyemo abakinyi 5 bahemba Gor Mahia Gor Mahia ifite abakinyi hemba amadolari 700 y'amanyarwanda isori y'amanyamerika na amanyarwanda nka miliyoni yajya kugera muri miliyoni ndagira ngo muri APR umukinyi uhembwa nka miliyoni nta urimo APR ni miliyoni 3 enye n'aba bana bari kuza miliyoni yaba ari nk'umubencheri cyangwa reka da aba bana bari nusu bageze muri miliyoni 3 enye b'abanyarwanda bakagege bagiye muri miliyoni 3,500 kirika nk'aba bana bavuye mu ntare nibo bazamuka bagahita mukubita nk'imwe na 500 nuvuga ngo wendi bwo ngo Jibril watara kandi nk'amanatano hakurya kwa Murera n'umukinnyi uri kuri karibu kware wa Rayon Sport ushaka gusanga ari ni bisangira amadolari 700 amadolari 1000 cy'idolari ni make umwiza ari nko mu cyatanu bibiri ni make cyane kuko umwiza wari abahembwa wari wagomba guhembwa amafaranga menshi ari Olivier Kwizera byari miliyoni 3,500 3,500 ntiyabihawe ariko wari uyu munsi ndi siri neza uwa menshi ntashobora kurenza 1,800 y'amanyarwanda abagikora passion y'amadolari cy'amadolari ko ngewe Rayon Sport barampamagaye turaganira hari ibyo tutagiye duhuzamo ariko nayo mafaranga niyo range ireyo nta muntu niba bafite nta muntu wa 2 nta muntu wa 2 miliyoni 3,500 birago ntawe yari Kwizera Olivier ni wari ugiye kuba uwa mbere nta wundi naho nubango rero APR ku mafaranga nkari ugatsindwa na Gor Mahia kandi wayihemba ndagira ngo abakinyi bose bari muri Gor Mahia
bose baba bifuza kuza muri APR, nta n'umwe utifuza kuza muri APR. Mfite umwe mu bakinnyi b'abanyakenya bakomeye n'ejo yari arimo kunyandikira niwe wanyandikiye, simfite message se hano. Umunyakenya ni kapiteni w'ikipe y'igihugu ya Kenya, ikanze nkwereke kugira ngo uhite utungurwa ubibone. Ndahita nkwereka akantu kuwumvira. Yarambwiye ngo mbabarira ndabizi ko uziranye n'abantu bo mu Rwanda, bambwiye ko ari we ushobora kumfasha. Ni kapiteni w'ikipe y'igihugu, kapiteni w'ikipe y'igihugu. dore ni kapiteni w'ikipe y'igihugu ari hano muri Sekafa. Reba iyo message y'icyongereza yanyandikiye. Yes, I want APR. I like it how it operates. Yes, 1 year but with a small field. Ni umukinnyi ukomera arusha abo APR ifite. Uwo ubwiwe arashaka kuza muri APR. Si kapiteni w'ikipe y'igihugu ya Kenya. Nuvuga ngo mu yandi magambo ndashaka kwereka ngo bakinnye n'umuntu urwaye w'indembe, uvuze ngo ngiye guhura na boss, reka nanjye nigaragaze, reka mwemeze. Rego nibyo bya Cristiano kera APR ari cyo yabonye gavuga ati abantu badutsinze byo tugire rema tureba ibyo se APR byitayeho. hanyuma APR rwo tuyiclosingaho abantu ngira ngo bazakomeza no kugenda tureba sezigiye gutangira, turebe uko rekritoma zirimo kugenda. Katugaruke kuri Reyo gatoya. Yego. Navuga ngo ubu ngubu niyo shusho y'abanyarwanda igeze kuri kimwe cya kabiri. Kimwe cya kabiri nibyo rwose, nibyo kuri wa kabiri rwose. Yego. Urabona ari iki kirimo kuyisova cyane. Kuri equipe ya Rayon Sport gato nsoza kuri APR warubivuzeho, nibyo twavugaga nyuma yo guseba, nyuma yo gusuzugurika mu maso y'abanyarwanda, kugira ngo bikubite kagashyi wavuze. Imbere hari Champions League, bagomba guhagarirwa na muri Champions League. Nibagerageza amarira bateye abanyarwanda cyangwa se agahinda bateye abakunzi bayo, bazabikosore muri CAF Champions League. Kubikosora no kureba ku ruhande rw'abatoza, kureba ku ruhande rw'abakinnyi, kureba ku ruhande rwa equipe n'iki tugomba gukora. Bitabaye ibyo ngibyo izahura ikizero rakibona. Baramutse bakangutse bakagira ibyo bahindura, kuko rwose sinatinya kubivuga. Ikintu cya mbere hera kuri bande tushe kubura ku mutozo, here ku mutoza nabo yazanye kubura. Ntago wafata mu